Muraho neza cyane ndabasuhuza aho muherereye hose kandi ndabifuriza kumererwa neza cyane. Nk'ibisanzwe rero amazina yanjye nitwa Afia mu Butasi. Ku bantu bamenyereye ino cano ni cano ikunda gucaho amavideo yo guteka. Ariko ku busabe bw'abantu abantu bajya banyandikira bajya bambwira ngo nzajye mbaganiriza ku bijyanye n'ibintu wenda bijyanye n'ibyo guteka wenda iki kubera iki tugiteka, ese iki kimaze iki, ese niki nakora kugira ngo nanuke, niki nakora kugira ngo byibuhe, niki nakora ibintu bitandukanye. Ku busabe bwanyu rero guhera uyu munsi tuzajya ducishaho ibiganiro bikeya ariko nanone tujye no mu gikoni. Uyu munsi rero turaza kwibanda ku mavitamine. Ntago ndi buvuge yose ariko hari vitamine y'ingenzi cyane turi bwibandeho kandi ni vitamine ikunda gusuzugurwa n'abantu batari bake. Cyane cyane ko bayiziho ibintu bikeya cyane, bamwe bajya bavuga ngo n'abana bayikenera gusa, abandi bakajya bavuga ngo n'abana n'abandi bo mu zabukuru, ariko ntago ari byo gusa kubera ko ni vitamine ushobora kubura ubuzima bwawe bukaba bwakwatakwa n'indwara nyinshi kandi indwara zikomeye cyane cyane izi turi kwita ngo ni indwara z'inzaduka cyangwa se izi ndwara zitandura. Vitamine rero ngiye kuvuga uyu munsi ni vitamine D. Ubundi vitamine D ni vitamine iri fat soluble, ni ukuvuga ngo ni vitamine itivanga n'amazi. Hari ayandi mavitamine yitwa water soluble, ubwo navuga ko ari vitamine C n'ari amavitamine B yose, ariko vitamine iri fat amavitamine ari fat soluble ni harimo vitamine A, vitamine D, vitamine E na vitamine K. Ngo nizo ngizo. Noneho uyu munsi rero turibanda kuri vitamine D. Ubundi vitamine D iyo bavuze vitamine D uhita wumva ngo ni vitamine ya yindi ituma amagufa akomera, imitsi, amenyo, ibyo ngibyo. Cyane cyane izwiho ko ari vitamine ikomeza amagufa. Cyane cyane ikabizwi ko ari abana bayikenera cyane kuruta abandi. Ariko bitewe nuko ubuzima muri iyi minsi biri kugenda buhinduka, iterambere uko rigenda riza niko na style de vie igenda ihinduka, so ugasanga rero bya bindi uko twari tubizi bigenda bihinduka nabyo bitewe nuko isi igenda yiyevuriwa. Vitamine D rero icyo nayivugaho cyane gikomeye nuko ari vitamine izwi nka vitamine, ariko ubundi muri rusange ubundi vitamine D ni hormone, nayita ko ari nka hormone. Nubwo dukunze kuvuga ngo ni vitamine D, ariko vitamine D iri mu bwoko ifite amoko menshi, ariko umubiri wacu cyane cyane ukenera vitamine D kabiri na vitamine D gatatu. Vitamine D kabiri rero ni vitamine iboneka mu bintu byo kurya cyane cyane mu bihumyo. Mu bihumyo habamo vitamine D kabiri navuga ihagije. Ikindi nanone buriya ibihumyo iyo wabishyize ku kazuba ukabyanika nk'iminsi 2, vitamine D kabiri iriyongera kuruta uko wabiteka utabanjije kubyanika. Ikindi nanone iyo wabyanitse igihe kinini vitamine D iragabanuka, vitamine D kabiri iragabanuka ikaba nkeya. Ni byiza nko kubyanika ku kazuba wenda nk'iminsi 2 gusa cyangwa se umunsi umwe. Ubwo rero vitamine D kabiri tubonye ko ari vitamine ikomoka mu bintu byo kurya. Hanyuma rero si mu bihumyo gusa ahubwo no mu bintu navuga bijyanye wenda n'ibikomoka ku matungo, harimo za butter, harimo amata, harimo inyama, ziriya inyama z'amafi, hari ibintu byinshi wasangamo vitamine D kabiri, ariko cyane cyane ibituruka ku nyamaswa, kubera ko muri bino bituruka mu bimera urebye ni mu bihumyo gusa wabonamo vitamine D kabiri. Hanyuma vitamine D gatatu rero, vitamine D gatatu ushobora kubona ibiribwa bikeya birimo iriya vitamine D gatatu, ariko nubwo wabibona bikeya ntago iriya vitamine ushobora kuyinjiza binyuze mu biribwa, kereka ifashe supplement wenda niyo yagufasha, ariko uvuze ngo uzayikura mu biribwa gusa ntago byashoboka, ahubwo ikenerwa iturutse ku zuba. Umubiri wacu uruhu rwakira iriya mirasire y'izuba, hanyuma noneho rukinjiza mu mubiri vitamine D, noneho cholesterol nayo igakora akazi ko kwinjiza mu yandi cells yose niko navuga.
Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo kubera iki nkenera vitamine D. Bon, si umuntu gusa ahubwo buriya buri kinyabuzima cyose gikenera vitamine D. Impamvu rero umuntu akenera vitamine D, ubundi vitamine D izwiho ngo ikomeza amagufa, ituma imitsi ikora neza, amenyo, ariko noneho buriya buri organe yose igira receptor yakira vitamine D. Iyo hari organe itari kwakira vitamine D ihagije mu mubiri, habaho icyo twita deficiency. Noneho iyo ugize deficiency hari ingaruka bigenda bitera kuri buri organe bitewe wenda n'iyo receptor. Nafata nk'urugero, ushobora nko kurwara nka depression uhitewe no kubura vitamine D. Ushobora kurwara diyabete y'ubwoko bwa mbere n'ubwoko bwa kabiri, nayo byashoboka. Vitamine D3 ifata kuringaniza ndetse no kuba navuga yagenzura calcium ndetse na phosphorus ku buryo byakora neza mu mubiri. Ikindi nanone buriya iyo udafite vitamine D3 ihagije, niba vitamine D3 haraho ihurira na calcium ndetse na phosphorus, urumva iyo idahagije calcium nayo irabura, phosphorus nayo ikabura, urumva bikagenda byafekta buri organe yose ikenera iyo calcium, ikenera na phosphorus, ndetse yewe na magnesium nayo ishobora kubura, nako iranabura iyo udafite vitamine D. Kubera iki rero abantu muri iyi minsi bari kubura vitamine D, badafite vitamine D ihagije? Ubundi ubushakashatsi muri iyi minsi muri 2022 bwagaragaza ko 50% by'abatuye isi bafite vitamine D idahagije. Ni ukuvuga ngo urumva ni kimwe cya kabiri cy'isi, umva ko ari ikibazo gikomeye. Kandi noneho si muri biriya bihugu bikonja gusa, hari aho bagera ntibabone izuba, ahubwo no muri ibihugu byacu bifite klima iri tropicale naho babura vitamine D. Ni uburyo nyine ushobora kwibaza ngo bigenda gute, ariko birashoboka ndetse cyane kandi binariho. Ubundi rero abantu cyane cyane abantu bagira ibibazo byo kubura vitamine D3 cyangwa se n'iya vitamine D2, reka mbivuge muri rusange, ariko cyane cyane vitamine D3 reka tuba ariyo twibandaho. Abantu bakunze kugira deficiency muri vitamine D3 harimo nyine abana bato cyane, wenda abana batoya ntago muri iyi minsi bakunze kubashyira ku kazuba, ni abana bahora mu nzu, ni abana barerwa mbese batagenda ku zuba, kandi ni abana bakeneye kugira ngo amagufa yabo, imitsi yabo, buri organe yabo ikore neza kugira ngo habeho imikurire myiza y'umubiri wabo. Abandi bantu bakunze kubura vitamine D3 harimo abantu bafite uruhu rwirabura. Twebwe abirabura tubura vitamine D3 cyane. Wakwibaza impamvu ni ukubera ko dufite melanine, navuga ko ari nyinshi, tukaba dukenera nibuze inshuro zirenze, navuga ko dukenera vitamine D3 irushijeho iyo ab'uruhu rwera bakenera. Hanyuma rero iyo uri muri klima noneho iri ahantu klima ikonja cyane, tuvuge wenda ahantu haba summer hakaba na winter. Iyo uri muri winter utarabashije kugira igihe gihagije cyo kuba wajya kuzuba mu gihe cya summer, ushobora kuba umwe mu bantu baba deficiency, kandi urya neza, wiyitaho, ukora siporo, ariko ukabura vitamine D3. Birashoboka kubera ko ntabwo wigeze winjiza vitamine D ihagije muri cya gihe cy'izuba, noneho wagera mu gihe cy'ubukonje ukaba wahura n'ibyo bibazo byo kubura vitamine D3. Ubundi vitamine D3 nk'uko nababwiye ko ari fat soluble vitamin, ikundira ahantu hari amafati, ariko nanone iranistoka, ntago ari ikintu kiza ngo kinjire nikirangiza ngo ejo kibe cyarangiye. Hoya, nk'uko nguko uba wagize umwanya uhagije wo kujya kuzuba mu gihe cya summer, iyo winter ije ya vitamine D winjize mu gihe cya summer iragoma igakoreshwa, umubiri wagumuka uyikoresha kugeza mu kindi gihe cya summer. Ikindi kintu navuga gituma abantu babura vitamine D
ni uburyo bwahindutse style de vie. Abantu basigaye bagenda mu mamodoka gusa, abantu basigaye bakorera utuzi mu ma office, abantu basigaye bakorera utuzi mu rugo. Abantu ntabwo bagikunze kugenda n'amaguru ngo babe wenda bagenda ku zuba gutyo, noneho kubera ko batabasha kugira umwanya uhagije wo kujya ku zuba, bikaba byabaviramo kubura vitamine D3. Abandi bantu bakunze kugira ikibazo cyo kubura vitamine D3 harimo abantu bafite umubyibuho ukabije. Abantu bafite umubyibuho ukabije baba bafite n'ibinure byinshi. Vitamine D yikundira kwibera ahantu hari ibinure. Iyo igeze mu mubiri w'umuntu uri obese cyangwa se mu muntu ufite umubyibuho ukabije, yigumiramo ku buryo itongera kuza ngo ijye muri ama organe, ngo iragenda ikihisha muri bya binure ikiberamo, noneho ugasanga ntago iri kubasha kujya ahabugenewe. Bikaba rero bituma abantu bafite umubyibuho ukabije bakenera nibuze inshuro 2 za vitamine D ugereranyije na babandi batabyibushye. Hanyuma abandi bantu bagira ikibazo cyo kubura vitamine D3 ni abantu bageze mu zabukuru. Uruhu ruba rwatangiye gusa n'urukweduka, bityo ugasanga biragoranye ko binjiza vitamine D. Ikindi kandi abantu bageze mu zabukuru, systeme immunitaire yabo iragabanuka ugereranyije n'abantu baba bakiri batoya. So uko systeme immunitaire yabo igabanuka, ni nako hari n'amavitamine menshi bigenda bigorana ko binjiza, harimo na vitamine D3. Hanyuma rero nk'uko natangiye mbabwira ngo vitamine D izwiho gukomeza amagufa, gufasha neza gukora kw'imitsi, amenyo, ariko noneho hano hari indwara zadutse nyinshi cyane, umuntu akajya kwa muganga akivuza indwara, ejo wenda igasa n'ikiramo gakeya cyangwa se niyihisha niko nabyita, ariko ugasanga ikibazo yamizi ntago n'ubundi yacitse, ugasanga n'ubundi hahandi n'ubundi kiri harongera hagashimuka cya kibazo kikongera kikagaruka. Nta handi rero ni cya gihe uba udafite vitamine D3 ihagije. Iyo udafite vitamine D3 ihagije ushobora kugira indwara navuga wenda nk'ama inflammation, kubera ko buriya vitamine D3 ni vitamine navuga ko iri mu bintu bibiri anti-inflammatoire. Ushobora no kugira kanseri. Ikindi kintu navuga nuko vitamine D3 iyo utayifite ihagije nanone ushobora kugira ibibazo byo mu mutwe, nkuko nabwiye harimo depression, hari n'izindi ndwara zigenda zishamikira kuri ibyo, ariko ugasanga nazo ni indwara navuga ko zituruka wenda ku mikorere mibi navuga y'ubwonko, niko nabyita. Nkuko nababwiye ko vitamine D3 buri organe yose iyikenera. Iyo hari organe itari kuyibona, iyo organe iba affected, noneho ugasanga bibaye bibi mu mubiri. Ushobora kugira indwara zino twita autoimmune disease, nazo zishobora guterwa na vitamine D3. Ariko hano nimunyumve nabi, ntago izi ndwara zose zikomoka kuri vitamine D3 gusa, ahubwo nuko ari vitamine isuzugurwa n'abantu batari bake, baba bavuga ngo ni vitamine babona buri munsi, wenda bagenda ku zuba cyangwa iki, ariko ntago ariko twese tubona izuba rihagije nkuko nabibabwiye. Hanyuma rero ushobora kwibaza ngo se ko mpora mu kazi, ngenda mu modoka buri gihe, ntabona umwanya wo kota izuba cyangwa se wo kugenda ku zuba, iki nakora kugira ngo nanjye mbashe kugira vitamine D3 ihagije? Birahari cyane, birashoboka. Ushobora kugura ama supplements, ariko ntago ari byiza kujya kugura ama supplements utabanjije kubaza muganga niwe wamenya ikigero ukeneye, kubera ko iyo ufashe supplement ugafata ama international unit menshi cyane, atari mbese arenze ikigero umubiri wawe wagakwiye gukenera, nanone bibyara ikintu nakwita toxicity mu mubiri wawe, bikaba byaba bibi cyane ko nka vitamine D3 ushobora nko kuyifata ari nyinshi, ikaba yagutera indwara z'umwijima, indwara z'impyiko, ikaba yagira ikibazo wenda nka calcium, ikaba yajya yakimira ahantu hatariho, ugasanga noneho bibaye bibi kuruta uko wari wenda navuga nk'uko wari kubireka. Ni byiza kubanza ukabaza muganga mbere yo gufata ama supplement ariyo yose. Ni byiza kujya kwa muganga mbere yo gufata supplement za vitamine D3. Ikindi nanone
vitamine D3 ikora neza iyo iri kumwe na vitamine K2. Vitamine K2 vitamine K2 iboneka cyane cyane mu imboga nyinshi cyane, ziriya mboga rwatsi rwose zibamo ama vitamine K2 ahagije, cyangwa se vitamine K2, reka mbari kuvuga. Rero ushobora none kuba uri umwe mu bantu batajya babona umwanya uhagije wo kujya kuzuba, ukibaza se nzabigenza gute kugira ngo nanjye mbone vitamine D3 ihagije, kuko twese ntago ariko tuba mu buzima navuga ko tubasha kubona izuba, buri wese aba afite uburyo abayeho. Nababwira ko hari n'ibintu ushobora kurya, ushobora gufata ibiryo by'umwimerere noneho bikagufasha kwinjiza na ya vitamine, wenda mu gihe tuvuga uri gufata supplements za vitamine D3, nkuko nababwiye ko vitamine D3 ari vitamine iri fat soluble, kuvuga ni vitamine ikenera ibinure, ni vitamine yivanga n'ibinure, ikundira mbese ibinure. Ukuvuga ngo mbese ugomba kuyifata ariko ugafata na bya biryo biriho bya binure, ariko bya binure byiza. Ikindi nanone vitamine D3 yaba supplement cyangwa se niyo ushaka kugira ngo uyinjize neza mu mubiri wawe, ugomba kurya ibiryo bifite vitamine K2 rero ikunze kuboneka mu mboga nyinshi zitandukanye, cyane cyane imboga rwatsi. Uyu munsi rero nkuko natangiye mbibabwira, nababwiye ko nyuma yo kubaganiriza turi buze kujya mu gikoni, tukajya mu gikoni nkabategurira ka recette muzajya mufata. Ni kamwe mu ma recette kuko haba hari ama recette atandukanye, noneho ushobora kujya kuba nawe wajya utegura, kagufasha kwinjiza ya vitamine D3 neza. Reka rero mbashimire kuba mwakurikiranye kino kiganiro mbahaye, kuba mwakurikiranye izi nyigisho mbahaye niko nazita. Hanyuma rero tugiye kujya mu gikoni, dutegure ifunguro ushobora gufata noneho rikaba ryagufasha n'ubundi kugira ngo ya vitamine D3 yinjire mu mubiri, ikore mu mubiri neza. N'ubundi mu mafunguro turi butegure nzajya ngerageza mbasobanurira buri kamwe kose n'impamvu ngiye kugakoresha. Twagiye mu gikoni, twageze mu gikoni rero tugiye gutegura rya funguro nababwiraga. Hanyuma rero ngiye kubanza nambare kano gataburiya, undi noneho mbereke ko tugiye gutegura rino funguro. Aha ngaha muri kubona mfite ifi yayindi y'umuhore, ndayisubiza aha ngaha yari iri. N'ubundi mfite uturungo, mfite agatamerike, nkagira paprika powder, ndaza gukoresha n'umunyu, ndaza gukoresha n'amavuta ya olive, hanyuma ndaza gukoresha na kabuteka. Aha ngaha izi ntabwo ziseye, ndaza kuzisya. Yalla twagiye rero, nambare ga kugira ngo ariko azambara nyuma. Ndazishyize warasa neza, mbanze nshyiremo kunyu gakeya, no agatameric powder gakeya. Hanyuma nindangiza nshyiremo n'akantu. Hanyuma rero tuno black pepper murabona ko black pepper tudaseye. Noneho ndeshe akaga sige
n'iyindi ubona ifite ikirungo cyinshi, iyi ngiyi urabona ifiteho ikirungo cyinshi, ugenda uyihuza n'iyi ngiyi ifite ikirungo gikeya, ugenda ubisiga gutya. muri kubibona. Ikindi kandi niba ukunda gukurikira iriya cano yanjye, ntabwo njya nkoresha ibirungo biriya bikorerwa mu nganda. Nk'iyi ngiyi nka turmeric powder ifitemo anti-oxidants, anti-inflammatory properties. Kongeraho n'iyi black pepper, mujya mubona ko aka black pepper buri gihe nkagendanisha na turmeric powder, kubera ko black pepper ituma turmeric powder substance zirimo zikora neza iyo wayongeyemo na black pepper, iyo wongeyemo ka black pepper. Iki nanone aka ga turmeric iyo kumye, iyo bakumishije bakoresheje ibintu by'imashini, usanga vitamine C ishiramo. Ikindi tugiye gukora, tugiye gutangira guteka ino fi. Ifi niyo ngiye kubanza guteka. Ngiye kubanza guteka ibi. Ngewe mfite agashyiga, ntabwo biri bungore cyane. Kano gashyiga kanjye ndagakunda cyane kubera ko ntabwo kantinza, karihuta cyane. Hano urakanda gutya, uraza ugakanda, byanditse mu Gishinwa ariko biba bigaragara. Ukanda gutya ukatsa, warangiza ukaza hano, warangiza washaka kongera umuriro ukaza aha, washaka kugabanura ukaza aha. Aha ngaha uragabanura. Hanyuma aha ngaha ngiye, kuko ngiye gusa n'uteka ibintu navuga biri mu mavuta makeya, ngiye gukanda aha ngaha. Aha ngaha ariko gutya n'ibikanda kubuza gutya 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 ukageza ukagabanya. Urabona ko biguha degré Celsius uri gutekeraho. Ipanu yacu yamaze gushyuha, ngiye gushyiraho utuvuta dukeya twa olive. Nkoze kuri ino kano gutya. Kano karosi nako ni keza cyane. Noneho aha ngaha rero, aha ngaha ugashyiramo yafi kariya k'ibumoso. Gutya gutya gutya, shyiramo gutya, hanyuma noneho ukongera temperature. Bibutse ko turi gutegura rya funguro ryagufasha kwinjiza neza vitamine D. Aha ngaha iyi fi duteguye ifite ibinure byiza bya omega 3. Ibinure bya omega 3 bifite umumaro mwinshi tutavugira hano muri gikoni, uko video zizagenda ziza ndagenda mbasobanurira, ariko mpisemo gukoresha ino fi kugira ngo mbereke ko nyine nk'uko nababwiye ko vitamine D3 ari vitamine iri fat soluble. Rero niyo mpamvu nkoresheje ino fi, navuga ko nkoresheje ifi ifite ibinure bya omega 3. Noneho hano hashira nk'umunota umwe, ugahindura ifi yawe. Umunota umwe ugahindura ifi yawe, ukagenda uhindura gutya, ugenda uhindura gutya gutya, ugateka ku muriro uringaniye. Apana cya kiriro cyiza kigahita kigira, apana cya kiriro cyiza kigahita gishiririza ibiryo bidahiye. Teka ku muriro mukeya uringaniye, iyo udafite ishyiga nk'iri rigira ryerekana temperature uri gutekeraho. Angaha nanone ndabandikeye aho gutya, ndabandikeye aho ntihashira nk'indi minota umwe n'igice gutyo, ndaza nongere mpindure gutyo gutyo kugeza igihe ifi yacu iri buze guhira. Ntabwo nababwira ngo irashyashize iminota iyi n'iyi, biterwa na temperature uri gutekeraho, biterwa n'ikintu uri gutekeraho, nicyo cyakwereka iminota uri bumare. Ugomba ukareba ko ifi yawe yahiye cyangwa se n'ibindi biryo byahiye. Ntabwo navuga ngo hari iminota fatizo ugomba kugereranya uri guteka. Ugomba kwita ku byo utetse kugira ngo bitaza kugushirirana, kandi ukaza kureba ko byahiye neza koko.
twongere duhindure dukure duteka agafu kacu neza. Okay, hano ndahindura nk'inshuro nibuze nk'enye irabihiye. Iyi ni inshuro ya kabiri maze guhindura, inshuro ya kane ndumva iri bubihiye, yaza kubihiye pe. Ire hano mo hagati gutya. Ino fu yacu yahiye, tugiye kuyikuramo tuyishyire ahantu. Hano ntabwo ngiye kuyishyira kuri ino sahani. Noneho hano noneho nzimye umuriro, noneho nyishyire kuri ino sahani. Okay, ntabwo ndi bwongere kuyoza kuko ndaza ngiye n'ubundi gukomeza guteka, ngiye gukomeza kuyitekera gusa ndayereka gutya, ubundi buyoze. Tugiye guteka ibindi bintu tugiye guteka ibihumyo. Nababwiye ko mu bintu bibamo, mu bintu bifite vitamine D kabiri harimo n'ibihumyo. Ibihumyo rero uyu munsi nibyo nahisemo, nibyo ngiye gukoresha. Aho ibihumyo by'ubwoko butandukanye, gusa ibi ngibi nibyo nabonye kandi nabyo nkunda cyane, biba bisa gutya. So ndabikata, icyo mbona ari kinini ndagikatamo ibice nka bingahera, ibice nka 3 4 gutyo kunguku. Tungutu ndadukatamo ibice 2, tuni duto cyane. Okay, gutya. Wibutse ko ndi kubategurira rya funguro ryagufasha kwinjiza vitamine D mu mubiri wawe. Aka karesete cyangwa se iyi ndyo niyo nabahitiyemo uyu munsi. Iriya vitamine ifite ibintu byinshi cyane wavugaho, ntabwo wabikabaringa muri video imwe ngo birangize. Tuzajya tugenda dukora utu episode. Hano ntabwo ko kari nk'intangiriro, kandi ndizera ko bamwe muri mwe hari ibintu byinshi bizahinduka. Mwebwe gusa mukomeze murebe aya mavideo, muyasangize n'abandi, ndazi neza ko bizabagirira umumaro. Utabona umwanya wo kwitekera bino bintu, cyangwa se n'abantu bagira ubunebwe bwo guteka, ariko ufite umuntu ugutekera, ushobora kumwereka ino video, ukabwereka ino video akayireba, hanyuma noneho ukagenda ukamuhahira, noneho ibi ngibi akabigutekera fresh, apfa kuba yabonye ino video gusa. Aha ngaha ya pano yacu tugiye kongera kuyikenera, ndongera cyane. Nanone ndi kongera gukenera ya mavuta ya oliva. Ndashyiramo make, makeya. Hanyuma aya ngaya nta nubwo ubwira ko ashyuha, ahubwo dushyiramo ibyo wateguye. Ikindi, ibihumyo bigira amazi menshi. Iyo uri kubiteka gutya ko ukabona bizamutse n'amazi, so ntabwo ari ngombwa kubipfundikira iyo ubitetse, ahubwo ibihumyo ubiteka nanone ku muriro ujye kuba mwinshi, noneho y'amazi akagenda azamuka n'akanakama vuba. Ikindi kandi kwibuka kubigaragura cyangwa se kubivanga. Dore y'amazi y'ibihumyo nababwira ko muri kubona ko ibihumyo byigirira amazi yabyo. Uri kubibona neza ukuntu amazi ameze. Hanyuma aha ngaha ushobora kuvanga, ibintu byawe gutya. Ibihumyo ugomba kubiteka neza bigashya, kubera ko ibihumyo iyo bidahiye bibamo uburozi. Ugomba kubiteka neza bigashya neza. Hano rero dushobora no guhita dushyiramo akunyu. Ariko n'aya mazi ari kugenda azamuka no hejuru, turabireka no mazi aze gukama. Genda biteka kugeza igihe aya mazi akamye. Nirinda kubipfundikira kugira ngo aya mazi ataza kutinda gukama. Iyo wayipfundikiye amazi atinda gukama, ariko gutya aya mazi arayashiramo. Igihe tutegereje ko ibihumyo byacu bishya, reka tube dukata izindi mboga dukoresha. Nababwiye ko vitamine D igendana n'indi vitamine yitwa K2, kugira ngo vitamine D
ikore neza, niko navuga. Hano tugiye gufata tuno turadi tubamo dufite amanuza menshi, amanitrima menshi, ntabwo ari vitamine K2 gusa, harimo na za vitamine C, arizo nyine dusangamo amapropriete y'ama anti-cancer properties, ibintu nk'ibyo. Hanyuma rero harimo na fibre, fiber, utungutu twitwa radish mu cyongereza cyangwa mu kinyarwanda twitwa nako, cyangwa mu gifaransa twitwa radis. Mu kinyarwanda ntabwo nzi ukuntu twitwa. Narangije kuturonga kuko ukoresha n'intuza, ukoresha n'uruhu rwarwo n'igishishwa cyarwo, kuronga neza cyane. Warangiza noneho ukadukata. Ikindi kandi nanone muri iyi minsi abantu basigaye bahinga bakoresheje amafumbire mvaruganda. Niyo uzi neza ko bitahinzwe mu ifumbire isanzwe, nabagira inama yo kujya muhata ibishishwa mu bintu mugiye guteka, kubera ko ku gishishwa hari utuntu tuba twasigayeho dushobora kugira uruhare mu gutera indwara, harimo n'amakanseri. Ibihumyo byacu ndi kubona y'amazi yashizemo, kanongere mbivange ko nigenda gutya. Ahangaha iyo amazi amaze gushyiramo, nk'uko nababwiye ko uteka ku kariro gakeya, ugira gutya ukavanga, noneho warangiza ukagabanya umuriro, warangiza ukagabanya umuriro, ubundi ukagaruka ugakora ibindi bintu ushaka gukora. Zino radi nazikuze mu isoko. Ikindi hari abantu bazi ko radish zitekwa uzirya zidatetse gusa, ariko ziranatekwa, ushobora kuziteka birakunda. Ikindi nanone hari abazi ko zidahatwa, ariko mu gihe ubizi neza ko zahinzwe mu mafumbire mvaruganda, mujye mukuraho tuno dubuto inyuma kugira ngo bitabatera ibibazo. Nibyo byiza, yaba n'ibirayi, yaba n'ibindi byose bihingwa mu mafumbire mvaruganda, ni byiza gukuraho igishishwa cy'inyuma cyangwa se uruhu rw'inyuma kuruta kubiteka hatariho uruhu rw'inyuma. Ikindi nanone hari abantu bazi ko ngo imboga zose iyo uzitetse intungamubiri zose zirimo zipfa. Oya, ikintu intungamubiri zipfa ni vitamine C yonyine. Vitamine C buri gihe igeze ku bushyuhe bwinshi igipfa, itayangirika, ariko izindi ntungamubiri zigumamo. Ikibazo rero aho kiba kiri ni kuri vitamine C yonyine, naho ibindi byo nta kibazo. Rero urihangana, ahantu ndi byimukiye vuba, ntabwo ndabona ibikoresho byose bihagije. Iyi sahane niyo ndi bugomeze gushyiraho ibintu ndi guteka, ariko nta bindi ndi buteke, ni ibi bihumyo byonyine byari bisigaye. Iyi sahane rero niyo ngiye kugorwa, niyo ngiye gushyiraho ibintu byose. Ibi bihumyo, ibintu byo guteka birarangiye, ahubwo noneho tugiye gukomeza n'utu tuboga. Hano mpafite puwavuro y'umutuku, iyo ndakoresha igice gitoya, ndakuramo bino bintu byo imbere, kuramo gutya. Ariko ibintu byo imbere nta n'ikintu bitwaye, ushatse nabyo wabirya, nta kibazo biteye. Gusa nyine nuko ubona bidasa neza. Kate gutya gatoya, utuntu dutoya. Iyi ngiyi nayo ikungahaye kuri vitamine C cyane, ariko navuga ko mu mboga zikungahaye kuri vitamine C, iyi ngiyi nayo irimo. Niyo mpamvu akenshi nkunda kuyiteka, nkunda kuyirya ari mbisi. Ikindi nanone harimo n'amafiber, harimo na za vitamine K2 nababwiraga. Ndi kugerageza gukoresha imboga z'amabara atandukanye, kubera ko uko amabara agenda atandukana ni nako n'ibintu biba birimo biba bigiye birutana. Rero iyo ugiye guteka imboga, ntabwo urebera ku bwinshi bw'imboga, ahubwo ureba ku mabara yazo atandukanye. Ntabwo ugendera ngo izi ni nyinshi, ngo ube wafata nka paprika yose uyirangize.
ino nyine poivre y'umutuku, cyangwa ufate nk'amaradish menshi yarangize. Oya, ugenda uvanga amabara, nibyo byiza cyane, kubera kuko amabara agenda atandukana ni nako n'intungamubiri zirimo zigenda ziyongera. Zino leti nizo tugiye gukoresha. Ikindi rero nk'uko nababwira, nahoze babwira ngo imboga iyo wazitetse ikintu cyangirika gusa ni vitamine C, ariko ibindi ntacyo biba bigumamo. Izi mboga ikintu ngiye gukora, ngiye gufata amazi nyateke nyashyire muri intonozo, muri ino keto. Nindagiza aya mazi nyacanire kareka hazimika nyabizi. Okay, ncane hano. Ibingibi ko twarangije kubikoresha, tubibare mu nzira y'uko twicareze nawe. Akana ko narangije kugakoresha, ndakunda gukora mu nzira. Ibi nabyo ndabitereka aha. Ndaza kubihakura inyuma. Izi leti zimaze kuzironga, ntegereje amazi kabira, noneho nkabireka ibintu byose. Amazi yahiye, tuyakureho. Noneho ikintu ngiye gukora, ngiye kuzana ino sorori hano, ndambikaho zino leti gutya. Ubwo ni ukugira ngo ntaziriraho, kubera ko hano niba nshaka vitamine C, hano ndazibonamo aha zirimo. Ahangaha rero gushyiramo amazi ashyushye gutya nacyo biri butware. Shyiramo amazi ashyushye gutya nta kintu bitwara. Noneho imaze gushyiramo amazi ashyushye gutya, ntabwo urindira iminota cyangwa ikihita. Amazi ashyushye no kugira ngo zino lettuce zise n'izishyamo gakeya. Hari abantu bazi ko leti bataziteka, ariko ziratekwa, ni ukuri ziratekwa rwose. Gusa ka vitamine C kamaze kuvamo gakeya, ntabwo kakirimo kose nk'uko byari bimeze, ariko ibindi ntacyo bitwara, bigumamo, nta kibazo cyabyo. Okay, gutya. Hanyuma tugiye gufata ibi byose tubishyiremo hano. Shyiremo hano byose, na za leti tuzishyiremo hano, ntabwo zigishyushye. Noneho niturangiza turafata amavuta ya olive. Ikindi kintu ngiye gukoresha, ndakoresha kunyu. Ikindi kintu ngiye gukoresha, ndakoresha apple cider vinegar. Ikindi gihe ngiye gukoresha ni ifu iyi ngiyi, sinzi ko niba muyifite, ariko iyi ni ifu ya kero, ni za mboga n'ubundi z'icyatsi muri kubona. Izi ngizi n'ubundi bakora mu masalade, muri kuzibona. Noneho izi ngizi ni agafu kazo, barazumishije ku zuba, kubera noneho bazikoramo agafu. Izi ni organique, ntabwo zahinzwe mu mafumbire. Ahangaha ni mu Gishinwa handitseho yo nyine, ni ukuvuga ngo ni organique, ntabwo zigeze zihingwa mu mafumbire. Aha rero ndaza kuyishyiramo nyuma, ariko nagira ngo nyibereke ko nayo biba byiza kuyikoresha. Iyi ngiyi nayo iri mu mboga zigira calcium, nyinshi. Ikindi nanone ifitemo vitamine C, ifitemo amafibre menshi ahagije, ifitemo ibintu byinshi tuzajya tugenda tubibona. Hano rero ngiye kubanza gushyiramo agapfundikizo kamwe ka apple cider vinegar, hanyuma narangiza nshyiremo n'agapfundikizo kamwe. Ushobora kwibaza ngo ko nakoresheje amavuta menshi. Oya, ntabwo ari menshi, ndi gukoresha aya mavuta ya olive. Ikindi kandi ibi ngibi biraboneka ahantu hose. Hano kuko ndagerageza nshyiremo gakeya. Hanyuma noneho tuvange zino mboga tuzivange gutya.
gutya gutya. Zabaye nk'izahiye kubera ko nazishyize mu mazi. Zino reti iyo uzishyize mu mazi yabize zitazishya vuba cyane, zishyira mu mazi bidashaka kuzirya ari mbisi. Ikindi nanone ntabwo nzi aho zahinzwe nyine, wasanga barazishyizeho amafumbire kandi urabizi kuronga imboga rwatsi ntabwo biba byoroshye ko wazikuraho ibintu byose, no gushyiraho utuzi dushyushye nabyo hari icyo birinda. Utuzi twabize turi kurira hari icyo birinda. Nakita kari nk'agasalade kari aho nyine keza gutya. Muri kubona amafunguro yacu ni ukuri ntabwo agoye. Aho yashatse gushyiraho ndebe ko hari akantu nasigaje yakarahari ka black pepper ugashyiraho gutya. Hanyuma rero muri kubona agasalade kacu keza cyane, muri kukabona ukuntu kameze. Noneho muri kubona na byabo ushobora kwibaza ngo se ko nta bitera imbaraga nk'ibijumba, ibirayi, kawunga, umuceri n'ibiki birimo, ariko aha ngaha birimo. Imboga zose zifitemo amacarbs. Amacarbs yabyo ntago aba ari yayandi navuga ko ari refined, yayandi maba agenda akihinduramo ya sukari mbi. Ikindi kandi nanone ibi ngibi ni ibiryo byiza ku bantu bari kuri regime, ku bantu bashaka kunanuka, ku bantu wenda bafite ibibazo navuga by'indwara zitandukanye, ibibazo by'umutima, ibibazo ngira ngo n'abadiabetike ibi ngibi babirya nta kibazo. Abantu babandi nyine binjiza vitamine, bashaka kwinjiza vitamine D3 batabona umwanya wo kujya kuzuba, babandi bari gufata ama supplement. Mu gihe uri gufata supplement cyane cyane supplement ya vitamine D3 ugomba kuyifata uri no kurya, warangiza noneho kandi nanone vitamine D3 supplement ugomba kuyifata na n'indi supplement ya vitamine K2. Hanyuma inofu ya kale rero nkuko nababwiye, iyi ngiyi ifu ushobora kuyigura online byashoboka, kimwe nuko no mu Rwanda ushobora kuyibona wenda cyane cyane mu masoko y'Abashinwa, mu supermarket y'Abashinwa ushobora kuyibona. Wasanga hari n'ahandi wenda wayibona ariko itanditse by'Ibishinwa, ariko nayo ari ifu ya kale. Aha rero ngiye gukoresha akayiko gatoya, muri kubona nyanyagizeho gutya. Aka kayiko ni kanini cyane, kangana urebye n'ibibabi bya kale, gashobora kuba kangana n'ibibabi bigera muri 3 bya kale. Hanyuma rero aha si ngombwa kuvanga, urikiraho gutya. Hanyuma warangiza abantu wateguriye nyine ugafata isahane ukabarurira, nuko muri kubona iri funguro. Abadiabetike barifata, abantu bafite hypertension, abantu bashaka kunanuka, bari abafite umubyibuho ukabije. Rifite fati nyinshi, rifite ibinure byinshi kandi byiza, arikagira ama carbs makeya cyangwa se ama carbohydrates makeya. Kandi ntabwo dukeneye kurya ibiryo bifite ama carbohydrates menshi, ahubwo dukeneye kurya makeya tukagira na fati nziza, navuga ko na fati zijya kuba nyinshi nziza. Ibi ngibi rero bigufasha no gukora fasting ku bantu wenda bakora intermittent fasting, abantu wenda prolonged fasting. Ibi nabyo byaba byiza kubifata kubera ko ibi ngibi ntago usonza vuba. Ndashimiye cyane aho twabanye kuva video yatangira kugeza no video irangiye. Niba uri mushyashya aribwo bwa mbere ubonye ino channel, ugenda udakoze subscribe kuko izajya ibiriho ibintu byinshi cyane kandi byiza, kandi n'ubusanzwe iriho ibintu byinshi cyane kandi byiza. Ugende usure n'izindi video za mbere, urebe ibyo nagiye nteka, ibyo nagiye ntegura, ndazi neza ko uri bubikunde. Ikindi kandi ikindi nababwira, iyi niyo video iyi niyo recette cyangwa se indyo nari nabahitiyemo uyu munsi. Nkuko video zizajya zigenda zikomeza, ibintu nababwiye atari ibintu wavugira muri video imwe ngo birangire. Nzagenda ngenda ntegura ama recette yandi atandukanye agendanye n'ibiganiro mba nabahitiyemo ndi kubategurira. Ikindi kandi mujye munyandikira muri comment niba ari inyunganizi cyangwa se hari nk'ikibazo mwagize, mujye munyandikira, nzajya mbibona muri comment noneho mbasubize. Kandi mbere wenda nategura ikiganiro kigendanye n'iyo comment mwampaye. Mwakoze cyane, tuzasubira utaha. Bye bye.